nari maze imyaka 5 ntavuga guhamagara nkakomanga nk'ikintu hita mbona umuntu angeze iruhande nyine nkamubwira icyifuzo mfite urebye nge mbona ari Imana yabakoresheje nta mwana w'umuntu wabishobora kuko urebye ko Kanyumba Libere uye Itumba yewe nari nagize ikibazo nari mfite nza kugira ikibazo umutsi wo mu mutwe uza guturika hanyuma n'ubwenge bwose burasibika nta kintu na kimwe nibukaga n'izina ryanjye sinaryibukaga nagiye rero nibuka buke buke bigenda biza buke buke kugeza ubwo ubu ngubu nsigaye mbasha no kuvuga ndagukoreye iki kidasanzwe ku buryo twaheraho tuvuga tuti aba baganga barakoze kandi bakoze ibishoboka byose bavuga urebye nge mbona ari Imana yabakoresheje nta mwana w'umuntu wabishobora kuko urebye ko n'ubundi nari ngiye gusubira muri ka kumana aho umekeragamo bari bagiye kugasubizamo ariko baragerageza uko Imana ibakoresheje ijwi riragaruka nari maze imyaka 5 ntavuga icyo kibazo cyo kubwonko niho byanaviriyemo kutavuga byagiye kujya mutavuga mbere utaragira ikibazo baravugaga bisanzwe navugaga bisanzwe ariko urumva nyine kuko naje guturika uwo mutsi wo mu bwonko kandi mfite umwana ari ntwite ariko umwana naje kumwibuka yarakuze mama kenshi ushobora gusanga waragize ukwiheba kudasanzwe ukavuga uti byashoboka ko hari n'umunsi wanjye wageze ukaniheba ukurikije ibyari bikubayeho uko wari umeze ute muri icyo gihe utubwire n'icyizere cyo kubaho ufite ubu ngubu muri iyi minsi ntabwo nihebye kuko sinanatekerezaga sinigeze ntekereza ko nanarwaye kuko ubwenge ntabwo bwakoraga neza sinigeze menya ko ndwaye n'uwo mwana mvuga sinari nzi ko namubyaye nta kintu na kimwe cyo kwisi nibukaga urongera ugaruka ubwenge bwo kwibuka ariko usanga utavuga kandi wavuga byakiriye gutyo nyine kuko numvaga ko ndwaye byakira gutyo numvaga nta kibazo mfite nyine nkumva kubwo mvuga gutyo ariko bigomba kugenda wabashe kuganira n'abantu mubana gute naravugaga buke buke nyuma bari bamaze kubimenyera guhamagara nkakomanga nk'ikintu hita mbona umuntu angeze iruhande nyine nkamubwira icyifuzo mfite uhita umaze kumenyerana bakajya bumva ibyo ndiho mvuga yewe icyizere cyo gukira nari ngifite kuko umunsi mva mu rugo naragiye mfukama muri dushe mbwira Imana nti Mana nzi ko ushobora byose ndabizi ngiye kwa muganga ariko niringiye imbaraga zawe ntabwo niringiye imbaraga z'abaganga ni kandi ishuri unyigishije rirahagije mbabarira ushyire iherezo kuri kano kantu kankuremo ugakuremo kano kantu unsubizemo umwuka ubwo bushobozi bwose urabufite nanjye nzagushimira turaza rero nyine Imana irabakoresha birabanza biranga bukeye bagiye kugasubizamo urebye bari bagiye kugasubizamo ariko bagerageza uko Imana ibakoresha umwuka urasohoka numva ijwi rirasohotse ndavuga n'umwuka uza guca mu mazuru birakunda kuko bariho basunika cyane mu nda no mu mugongo no mu bitugu ahantu hose bagira ngo vuga nagerageza kwasama ngo uvuge bikanga vuga bigeze barambaza ngo witwa nde mpita mvuga izina ryanjye bahita banambaza ngo umugabo wawe yitwa nde
nawe mba namuvuze bitangira gutyo ndavuga nkomeza kuvuga nyine kugeza ubu ngubu ndacyavuga. hari umuntu ushobora kumva wavuga uti akantu kari kandimo bari kugasubizamo ntiyumve n'akari ko ako kantu kari hagati karakuma nahumekeragamo kari gasigaye kanaziba kenshi kakazibura inshuro 4 cyangwa 3 ku munsi kugira ngo umwuka wongere ucamo wageragaho ugashira burundu ariko bikaba ngombwa ko tukazibura kugira ngo umwuka wongere ucemo.